twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kukubwira ikiganiro gishingiye ku gikorwa cy'urukundo kiba hagati y'abantu babiri bakundana, gusa ibi ntibireba abana. Ibyo nta bindi ni imibonano mpuzabitsina. Gusa njye ndi Depato 50 nk'ibisanzwe. Imibonano mpuzabitsina y'abashakanye ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri babyumvikanye. Ibyo bigatuma umuntu atekereza ku gihe cyiza cyo kubonana n'uwo bashakanye n'igihe mudakwiriye guhangara icyo gikorwa harindwa ubuzima. Ubundi imibonano mpuzabitsina y'abashakanye iba mu buryo butandukanye ndetse no mu buryo bunogeye buri wese, iyo bose bakundana ndetse bakanajya inama. Dore igihe cyiza udakwiriye gukoramo imibonano mpuzabitsina. Icya mbere, igihe wababaje umwunganizi wawe cyangwa se sheri wawe cyangwa se kopine wawe. Igikorwa cyo kubonana nk'abashakanye si igikorwa cy'agahinda, ahubwo ni igikorwa gikorwa mu rukundo no kuba wumva utekanye bihagije muri wowe kandi wishimiye uwo mubana umunsi ku munsi. Si byiza kuza gukora ibi bintu ufite umutima mubi, ufite umushiha ndetse urakaye cyane. Bikore wumva wishimye ndetse ushimishe n'uwo muri kumwe. Kubabara bihungabanya intekerezo z'umuntu ndetse na zimwe mu ngingo zimugize ziri mu bwonko n'umutima ntizikora neza, dore ko bihora bivugwa ko kubabara igihe kirekire byangiza ibyiyumviro by'umuntu. Igihe intekerezo mbi zikomeza kukuganza, igihe hatashatswe inzira yo kuva mu gahinda n'umubabaro ufite, bigatuma utishima cyangwa ngo ushimishe uwo mwashakanye. Ibi ngibi si byiza mu gihe ugiye gukora icyo gikorwa. Ntibyemewe gukora iki gikorwa cyangwa se gutera akabariro nk'uko abanyarwanda babyita utameze neza. Banza umere neza ubundi mwambarane. Ikindi ni igihe cyose urwaye imyanya y'ibanga. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikomeza kwiyongera bitewe n'uko abantu batazi kumenya igihe bakwiriye kubonana n'abo bashakanye, nyamara kwandura birihuta. Bivuze ko bitemewe gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe uzi neza ko urwaye imyanya y'ibanga cyangwa se hari izindi ndwara zandurira mu myanya y'ibanga harimo nk'ama infection. Ntabwo byemewe kuba wakora sex. Nubwo wakumva worohewe ariko utarakira neza, si byiza gukora imibonano mpuzabitsina urwaye, kuko niyo utakwanduza mugenzi wawe ugenda ukwirakwiza iyo ndwara no mu bindi bice by'umubiri. Ikindi kintu kibi kiba nuko akenshi uhura n'uburibwe cyane cyane ku barwaye urinary infection, cyangwa ukaba wakwinjiza iyindi myanda ivuye hanze yatera ibindi bibazo cyangwa izindi ndwara. Si byiza gukora sex ubangamiwe mu myanya y'ibanga. Banza ukire, ntibyemewe kubikora urwaye. Reka turebe ikindi kintu. Si byiza gukora sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina mu gihe wasinze. Umuntu wasinze ntabwo aba yikoresha, ubundi aba akoreshwa n'ibyo yanyoye. Ubushakashatsi buvuga yuko igihe umuntu yasinze aba akwiye kwitwararika gukora imibonano mpuzabitsina, kuko benshi barimo igitsina gore bibagirwa kwirinda bagakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ikabateza ibibazo birimo kwandura indwara, gutwara inda zitategujwe ndetse n'ibindi bintu bitari byiza. Buri kintu kiba cyiza iyo gikozwe mu gihe cyacyo. Ni byiza kumenya igihe cya nyacyo cyo kwishimisha binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Ubusinzi ntibwemewe muri icyo gikorwa. Bikora uri muzima kandi wumva neza ko wowe utunganye ubwawe. Ciao ciao.